Bene data dusanzwe tubana, namwe abadukurikiye bwa mbere, tubahaye ikaze muri kino cyigisho cy'uyu munsi, kandi ibi ni ibyigisho bidukangura mu bya mwuka muri runo rugendo turimo tujya mu ijuru. Njye ugiye kwigisha ndi Andrew Henriquez. Ikaze kuri buri umwe kandi ikaze kuri mwese. Nategereje uyu munsi igihe kinini kandi none ubu urageze. Ndetse ndifuza ko mwese mumenya ingingo tugiye kuganiraho uyu munsi, kuko ari iz'ingenzi cyane kandi zihindura ubuzima, ndetse mu kuri kuzuye kino ni ikibazo cy'ubugingo cyangwa urupfu. Mugumane nanjye kugeza amaze guhamya ibyo ngibyo. Ngiye kubasaba kandi mbinginge guhamagara umuntu runaka, cyangwa se ukagira uwo wandikira email, cyangwa ukamuha ubutumwa bugufi umusaba kuzakurikira kino cyigisho. Nk'uko mbibona hari abatangiye gutanga ibitekerezo. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye kandi zirimo zino zikurikira. Wa mugabo wavuze ku by'ikimenyetso cy'inyamaswa yamaze kwemezwa na Sena y'Amerika. Uwo mugabo wavuze ku kimenyetso cy'inyamaswa muramuzi, yitwa Jonathan Berry. Ubu yamaze gushyirwa mu mwanya we nk'umuyobozi mukuru ushinzwe umurimo muri Amerika. Seventh-day Adventists, ubu none ngiye kuvuga ngo Badivantiste b'umunsi wa karindwi, your days are numbered. Iminsi yanyu irabazwe. Tugiye kuvuga kandi ku yindi ngingo ko mu bihe byashize Abadivantiste b'umunsi wa karindwi biswe abateza amakuba mu isi, banitwa intagondwa. Ubuhanuzi twakomeje kubwiriza ntabwo ari ukurengera cyangwa ubuhezanguni, ahubwo buri gusohora. Kubera ko ijambo ry'Imana riravuga ngo ibyabayeho mu gihe cyashize bizongera kwisubiramo. Ngiye kuvuga kandi ku binyoma bitatu bikomeye byashyizwe mu baturage ba Amerika. Nshuti zanjye, kino nicyo gihe cyo gushyira mu bikorwa imfunguzo 5 zo kurokoka. Icyo gihe cyarageze. Ngiye gutangira mbabaza kino kibazo, noneho tugere kuri ibyo bitatu nababwiye. Icya mbere, ndamutse mbabajije ngo mbese ni ibihe bika bibiri byo gushyira mu bikorwa itegeko ry'icyumweru, ari nako bizana akarengane ku bwoko bw'Imana, mwansubiza ngo iki? Niba ufite igisubizo cyandika uyu mwanya ukiduhe hano. Nanone ndongera kubaza ngo mbese ni ibihe bika bibiri byo gushyiraho itegeko ry'icyumweru? Niba uri gutekereza ku by'igihe gito cy'umubabaro ndetse n'iby'igihe cy'umubabaro ukomeye, icyo ntabwo ari cyo gisubizo nifuza. Igihe kigufi cy'umubabaro n'igihe cy'umubabaro ukomeye ntabwo ari cyo gisubizo ndi kubasaba. Rero mutekereze byimbitse. Mbese ni ibihe bika bibiri byo mu gihe cyo gushyirwaho ku itegeko ry'icyumweru? Niba udashobora gusubiza icyo kibazo, bisobanuye ko utazi umurimo w'uyu mugabo Jonathan Berry wanditse ku by'iryo tegeko. Ariko niba ushobora gusubiza icyo kibazo, bisobanuye ko uzi umurimo w'uyu mugabo Jonathan Berry agiye gukora. Nababwiye ko nari ntegereje kino gihe. Mureke tubyinjiremo nshuti zanjye. Byatangiye ku itariki ya 2 z'ukwa 4, 2025, ubwo Perezida Donald Trump yatoranyaga Jonathan Berry wo muri leta ya Maryland ngo azabe umuyobozi mukuru mu by'amategeko uhagarariye icyiciro cyangwa Minisiteri y'Umurimo. Kandi amakuru mashya ni uko ku itariki 7 z'ukwezi kwa 10, 2025, Sena y'Amerika yemeje uyu mugabo ku bwiganze bw'amajwi 51 kuri 47, bemeza uyu mugabo Jonathan Berry n'abandi Trump yari yatoranyije ngo bayobore ibyiciro bitandukanye mu butegetsi bwe. Nimurebe hano ukuyobya kwa mbere. Amagambo abanza y'umutuku aravuga ngo uyu mugabo Jonathan Berry yanditse ku gice kivuga ku bya Minisiteri y'Umurimo muri gahunda y'imikorere y'abashikamye ku bya kera bise Projet 25, arizo ngamba zo gutangira muri 2025. Barakomeza ngo ariko mu kiganiro yagiranye na Sena kugira ngo yemezwe, yagerageje kugaragaza ko yitandukanyije n'izo ngamba. Uku ni ukuyobya kwa mbere. Kugira ngo abashe kwemezwa ashyirwe muri uyu mwanya, yigize nk'aho atari umwe kandi yigira nk'aho atigeze yifatanya n'iriya migambi yo gutangira muri 2025. Uku ni ukuyobya kwa mbere. Ntabwo ari igitangaza kuba Yesu Kristo yaravuze muri Matayo igice cya 24 ku murongo wa 3 n'uwa 4 ati, kimwe mu bimenyetso by'iminsi y'imperuka nimwirinde hatagira ubayobya. Nimurebe hano. Iki ni ikinyoma cya kabiri.
This is President Trump. Uyu ni Perezida Trump nawe mu gihe cyo kwiyamamaza mbere gato y'uko atorwa, kandi yavuze ngo iki? He distanced himself from Project 2025. Nawe yitandukanyije na proje ya 2025. Yaravuze ati ntacyo nyiziho. Nubwo muri uku kwezi kwa 10 Trump yashimangiye ko afatanyije cyane n'ino mishinga yo gutangirira muri 2025 nyuma yo kwigaragaza nk'uyirwanya ubwo yiyamamazaga muri 2024. Mushobora kuza gusoma aya magambo yose, ibi ntabwo ndi buze kwitindaho. Turebe hano. Yiyamamaza mu matora ya 2024 ndetse no mu minsi mike ya mbere amaze kugera muri White House, Perezida Trump yakomeje gusubiramo ko adafite ahantu ntamwe ahuriye n'iyi proje ya 2025, ariko mu magambo yashyize ku rubuga rwe muri kino gitondo avuga ku by'umugabo witwa Russ Vought, yashimangiye isano uwo mugabo afitanye na proje ya 2025, agaragaza ko yari imwe mu mpamvu yamutoye. Trump azwi cyane we n'itsinda rye bagerageza kwitandukanya n'uyu mushinga wanyu igihe yiyamamazaga. Yaravuze ati sinzi ibyo proje ya 2025, arashyira ku mbuga nkoranyambaga ze ati hari ibyo bateguye ntemeranyaho nabo, kandi ibyo bateguye birimo n'ubuhezanguni cyane. Waba uzi ibyo akunda n'ibyo adakunda mu mushinga wanyu? Ndatekereza ko ikintu cy'ibanze ari uko Perezida Trump yabonye iby'uyu mushinga ko wifashishwaga n'abari bahanganye nawe mu matora kugira ngo bamwibasire. Nari nsobanukiwe neza ko mu bihe biri imbere Perezida Trump na Visi Perezida we bakaba ari n'inshuti zacu cyane muri Heritage Foundation, twari tubizi ko basobanukiwe iby'uyu mushinga wo gutangira muri 2025 n'intego z'umuryango wacu, kubw'ibyo rero bagombaga kugaruka mu ruhande rwacu. That was deception number 2. Kino rero cyari ikinyoma cya kabiri. Nyuma y'uko Trump yiyakanye proje ya 2025, ubu yafashe abanditsi iyo mishinga n'abayobozi bayo benshi bakuru abari bashyira mu butegetsi bwe. Kandi hano hari Kevin Roberts, umugabo uyobora umuryango wa Heritage Foundation, aho yavuze ko nta rujijo na rumwe afite ko Trump azashyira mu bikorwa ibintu byose byanditse muri proje ya 2025. Now friends, before I get into deception number 3. None inshuti zanjye, mbere yuko ngera ku kinyoma cya gatatu, reka tubanze turebere hamwe hano ubwo Sena ya Amerika yemezaga Jonathan Berry. The yeas are 51, the nays are 47. Abamwemeje ni 51, abamuhakanye ni 47. Kubw'ibyo amajwi menshi n'ayabatsinze, Jonathan Berry yaremejwe. Niba hari ufite ikibazo gikomeye yaza kuza kukibaza, tukongera gusubiramo amatora ya Sena, cyaba ntacyo tugakomeza. You know, as I said a few days ago, these men are liars. Murabizi nk'uko nabivuze mu minsi mike yishize, aba bantu ni ababeshyi, baranayobya. Kandi yaba ari Trump na Jonathan Berry na Kevin Roberts na J.D. Vance n'abandi bagenzi babo ba Russ Vought n'abandi bavuga ko bari ku ruhande rw'amategeko 10, ndetse bakavuga ko bifuza no gutuma abantu bose bayakurikiza. Ariko se bari bazi ko muri ayo mategeko harimo n'iribuzanya kubeshya? Harimo iribuzanya kuvuga ibinyoma. Iyo wicaye imbere ya Sena uba uri nk'umuhamya, ariko hariya yari arimo kubeshya, yari arimo no kuyobya. Ntabwo ari igitangaza ko muri Matayo igice cya 15 kuva ku murongo wa 6 kugeza kwa 10 Kristo yavuze ngo bavuga ijambo rimwe bakoresheje iminwa yabo, ariko imitima yabo n'ibikorwa byabo biri kure yanjye. Ibi ni ibinyoma cyane. Ndavuze ngo bino ni ibinyoma kandi ni ibinyoma. Let's go now to deception number 3. Mureke noneho tujye ku kinyoma cya gatatu. Ibi ndifuza ko buri wese abibona. This is Jonathan Berry's. Aya ni amagambo ya Jonathan Berry, umugabo wifuza kuzana ikimenyetso cy'inyamaswa. Aya ni amagambo yanditse mu nyandiko ya proje ya 2025, ariyo migambi batangiye gushyira mu bikorwa. If you notice, he writes, kandi nimusoma neza murabona ko yavuze ko azasaba ko Minisiteri ishinzwe abakozi n'umurimo muri Amerika ihatira abantu bose atitaye ku kwizera kwabo kugira umunsi w'icyumweru, umunsi w'ikiruhuko. But notice, he inserted in the document, ariko muri iyi nyandiko yanavuze yuko bishoboka ko baho umudendezo aburuka ku isabato y'ukuri itangira kwa 6 izuba rirenze ikageza kwa 7 izuba rirenze samedi. Ubwo rero mu bigaragara birasa naho uyu Jonathan Berry na bagenzi be banditse iyi migambi bazihanganira kandi bakorohera abaruhuka ku isabato y'ukuri, ariko ibyo si byo bazakora. Hear what he said afterward. Nimwumva aya magambo yaje kuvuga nyuma. Turi kureba cya kinyoma cya gatatu. Mukurikire hano. Ku munsi wa mbere uzakora iki umaze kuba umuyobozi mukuru ushinzwe abakozi n'umurimo? So notice here again in this segment, none aya magambo mwogere mazirikane cyane kubera ko hari ibintu tugiye guhuriza hamwe byavuzwe n'uyu mugabo Jonathan Berry ngo tumenye ibya kino kinyoma cya gatatu. Ntabwo bazihanganira bubahiriza isabato y'ukuri ari wo munsi wa 7 w'ukuri, nubwo ariko bavuga.
In this segment, the Catholic host muri aya magambo tubanje kubona uwari wamutumiye w'umugaturika Yesu umurimo ko ari ikintu cyera. Ibyo biratangaje cyane kandi ibyo biratugarura mu kuva igice cya 20 kuva ku murongo wa 8 kugeza kwa 11 haranditse ngo mu minsi 6 ujye ukora ubwo ni umurimo n'iriya bayita ministeri y'umurimo. Does heaven have a department of labor? Mbese ijuru naryo rifite ministeri y'umurimo? Nimumbwire. Mbese na leta ya Amerika ifite ministeri y'umurimo? 6 days shalt thou labor. Bibiliya iravuga ngo mu minsi 6 ujye ukora aba ari ukoreramo imirimo yawe yose, ariko umunsi wa 7 niwo sabato y'Uwiteka Imana yawe, ntukagire umurimo wose ukoraho. Iryo ni itegeko ry'Imana ry'isabato y'ukuri, ariko bano baryerekeje ku cyumweru. Nshuti zanjye, aya ni amashusho ya kabiri tugiye kureba ubwo turi kurebera hamwe bino binyoma bitatu. Wa mugabo Jonathan Berry agiye kuvuga neza ku itegeko ry'icyumweru ashaka rizatangirira muri leta ku yindi. Mukurikire hano. Icyo nshishikariza ni ukubona habaho itegeko ry'isabato ritangiriye muri leta ku yindi. Ntabwo ntekereza ko ryahita rihinduka itegeko ry'igihugu cyose ritabanje kuba itegeko muri buri leta mu zigize Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iryo ni itegeko ryo kubahiriza isabato. Mu magambo akurikira agiye kuvuga yuko iyi sabato yifuza ari imwe yariho mu gihe cya Konstantine, wa mwami w'abami w'Abaroma, ubwo yashyiragaho iryo tegeko muri 321 nyuma ya Kristo. Iyo sabato yavugaga niyo ku cyumweru dimanche, kuko icyumweru nicyo Konstantine yashyizeho. Mukurikire hano. Bivuze mu buryo bwahuranyije, uyu ni umugenzo wahozeho kera cyane mu mateka ya kera. Kuruhuka ku cyumweru ku itegeko rya leta byatangiye mu gihe cya Konstantine, igihe yari amaze kwemera ubukristo ko ari ryo yobokamana ry'ukuri ry'ubwami bw'Abaromani. Yahise anashyiraho itegeko ry'icyumweru, kandi uwo mugenzo wakomeje gukurikizwa ugera mu bihugu by'uburengerazuba. Ku cyumweru imirimo yose yarahagarikwaga. Mbese muri kubona ko aya magambo ya Jonathan Berry n'ibyo yavuze kera ko bazihanganira bubahiriza isabato y'ukuri? Muri kubona uko bihanganye? Ino ni intambara iri hano. Mu mashusho akurikira agiye kuvuga yuko iki kiruhuko cy'icyumweru ari gusaba ko gishyirwaho, ngo ntabwo ari ukugira ngo abantu baruhuke gusa, ahubwo ni ukugira ngo habeho kuramya. Mumukurikire. Kandi icyo si igihe cyo kuruhuka imirimo isanzwe gusa, ahubwo ni ukuruhuka kugira ngo tubone igihe cyo gusabana n'Imana, tubone n'igihe cyo kuramya Imana. Ubwo rero ni igihe cyo kuruhuka kubw'impamvu yo kuramya. Kandi ubu ngubu bagiye kuvuga ngo bazagerageza kuzamura imishahara y'abishyurirwa gukora ku cyumweru kugira ngo abakoresha bazacika intege zo gukoresha abantu kuri uwo munsi. Ni mumukurikire hano. One of the interesting proposals that you've laid out in Project 2025 handbook from Heritage is stuff around the Sabbath. Kandi benshi bibajije ku by'itegeko mwateguye muri ino gahunda ya 2025 ari ryo tegeko rijyanye n'isabato ya Gikristo. What are some of the ideas that you have there? Icyo kintu wagisobanura hiki? Yes. So yego. This is It sounds controversial. Iyo ngingo ishobora kumvikana nk'izateza amakimbirane mu buryo bwinshi butandukanye. It is a return to something that basically always. Ariko ko no kuzaba ari gusubira ku kintu cyahozeho, kandi no gusubira ku mugenzo wigeze kujya wubahirizwa kera. And it's specifically the idea of encouraging Sabbath rest through discouraging commerce on the Sabbath. Kandi tuzashishikariza abantu bose ko baruhuka kuri no sabato ya Gikristo binyuze mu guhagarika ubucuruzi bwose kuri uwo munsi wo ku cyumweru dimanche. The proposal that's in our book is amending. Rero ririya tegeko riteguwe nk'uko ryanditse mu gitabo cyacu rijyanye n'umunsi w'ikiruhuko ku cyumweru dimanche, rigambiriye kudusubiza kuri gahunda yahozeho kera yigeze no gusabwa hano mu gihugu cya Amerika mu myaka y'880 ko abantu bose bagomba kuruhuka ku cyumweru, kandi abakoze kuri uwo munsi w'isabato ya Gikristo bagacibwa ihano biremereye cyane. Nshuti zanjye, mbese murabibonye? Birasobanutse neza. Kandi wari uri kumukoresha ikiganiro abajije Jonathan Berry mu buryo bwahuranyije ku magambo yanditse mu migambi yo gutangira muri 2025.
uyu ni Jonathan Berry noneho amusubiza yuko imirimo yose bazayishyira mu yindi minsi 6 y'icyumweru, ku cyumweru ukaba umunsi w'ikiruhuko. Ikibazo ni iki ngiki: mbese yavuze ngo mu yindi minsi 6 ntaba avugiyemo n'isabato y'ukuri yo ku munsi wa 7? Uyu mugabo ni umunyabinyoma kandi ari kuyobya, ndetse abadivantisite b'umunsi wa 7 iminsi yanyu irabazwe. I think this is about as far as rero ndibwira ko ubu ngubu bwo guverinoma yose y'Amerika ikwiye kuzashyira mu bikorwa iri tegeko would be an encouragement and inducement to rest, kandi gakangurira buri wese kugira icyo kiruhuko, but really to kind of coordinate commercial activity for the other 6 days of the week. Ibyo bivuze gufata ubucuruzi bwose n'indi mirimo yose bigashyirwa mu yindi minsi 6 y'icyumweru uko byakabaye, noneho ku munsi w'icyumweru dimanche ukaba ikiruhuko rusange gitangwa n'itegeko. Avuze ngo iki? Bakundwa, mbese binkeneye kubisubiramo? Uwamukoreshaga ikiganiro amubajije mu buryo bw'umwihariko ku byerekeranye n'amagambo yanditse muri proje ya 25, maze uyu mugabo amusubiza yuko bashaka gushyira imirimo yose mu yindi minsi 6 y'icyumweru, ariko umunsi wo ku cyumweru utarimo. Intambara ikomeye paje 607 haranditse ngo uko itegeko ry'icyumweru rizarushaho gukaza umurego, ubwoko bw'Imana buzakangishwa ibihano no gufungwa, kandi bamwe bazahabwa imyanya y'icyubahiro ndetse n'izindi ngororano kugira ngo bihakane ukwizera kwabo. Bino biratangaje cyane. Mu magambo akurikiraho, Jonathan Berry agiye kuvuga yeruye ati namara guhinduka umuyobozi mukuru mu by'amategeko uhagarariye Minisiteri y'Umurimo, ibyo ndabigarukaho mu kanya gato. Once he becomes confirmed, day 1, ariko yari yavuze ngo namara kwemezwa ku munsi wa mbere azakoresha ububasha bwose kandi ahatira ibigo byose nk'inganda kutagira abo bikoresha ku cyumweru. Nimurebe hano. Ni ryari leta ishobora gukoresha izi mbaraga kugira ngo igenzure ububasha bw'ibigo nk'inganda? Aha niho amategeko aboneye agomba kuzira ngo ajye mu bikorwa. Ntabwo mfite gahunda irambuye hano, ariko nshobora kubabwira inshamake y'ibigomba kugenderwaho. Icyo leta ubwazo zigomba gukora ni ugukoresha amategeko yazo atuma zibasha kugenzura ibigo binini bikoresha abakozi benshi. Iryo tegeko riteye gutya, ni muryumve. Ni ukongera kugarura amategeko yo gufunga ibintu byose ku cyumweru, maze hakabaho igihe cy'ikiruhuko aho gahunda z'umurimo n'ubucuruzi zitabangamira icyo kiruhuko, kandi amaleta afite ububasha bwo gukora ibyo. So my friends, that's clear. None inshuti zanjye, bino birasobanutse neza. Avuze ko azahatira ibigo n'inganda guhagarika imirimo yose ku cyumweru akoresheje amaleta. Ni amategeko y'icyumweru kuva muri leta ku yindi, kandi yaravuze ko azabikora ku munsi wa mbere. Ino niyo ntego afite. Bakundwa, mu gutangira kino cyigisho mwese nababajije kino kibazo ngo mbese ni ibihe bika bibiri byo gushyiraho itegeko ry'icyumweru muri Amerika? Ibyo bika bibiri ni ibi. Ndi kureba aho mutangira ubutumwa ngo ndebe ko mwaba mwabisubije. Muzi igice cya mbere cyangwa igika cya mbere icyo ari cyo? Ni iki Jonathan Berry amaze kuvuga. Ni ugukoresha amaleta kugira ngo ahatire inganda n'abandi bantu bakoresha abakozi kugira ikiruhuko cy'icyumweru, itegeko ry'amaleta kandi ku gahato mbere yo kuba itegeko ry'igihugu cyose. Icyo ni igika cya mbere. Niba udashobora gusubiza icyo gisubizo, ntabwo uramenya umumaro wa Jonathan Berry. Icyo ni cyo gika cya mbere. Ushobora kumbaza ngo igika cya kabiri ni ikihe? Mbese muragumana nanjye? Ibyo ni byo tugiye kureba, kuko birashoboka cyane ko uyu mugabo Jonathan Berry atazi yuko agiye kugira uruhare akora mu gika cya kabiri. Ariko hari icyo dushobora guhamya neza nta gushidikanya ndetse nta no gukekeranya ko uyu Jonathan Berry azi uruhare rwe muri kino gika cya mbere. Icya kabiri, yari yaravuze ngo namara kwemezwa nk'umuyobozi mukuru uhagarariye Minisiteri y'Umurimo ko azahita akora ibyo ngibyo. Mbese ubwo mpuriza bino byose hamwe, mwari muzi ko hari izina rimwe Trump aherutse kugarura muri imwe muri minisiteri ze? Iyo twari tuzi nka Minisiteri y'Ubwirinzi, ariko bayihinduriye izina bayita ngo iki?
Department of War. bayise minisiteri y'intambara. None iryo zina bongeye kuyita ntabwo ryari rishya, ryigeze kuba ari ryo rikoreshwa mu gihe cya kera mu mateka y'Amerika. Yigeze kwitwa minisiteri y'intambara. Ikibazo ni iki ngiki: mbese izina ry'ino minisiteri yindi turi kurebera hamwe, iyo Jonathan Berry yatorewe kuyobora, ubusanzwe yitwa nguki? Yitwa minisiteri y'umurimo. Ikibazo ni iki ngiki: mbese ntishobora guhinduka ikitwa minisiteri y'itegeko ry'icyumweru, cyangwa minisiteri yo kuramya ku cyumweru, cyangwa minisiteri y'ikimenyetso cy'inyamaswa? None bashobora kudahindura izina ngo bayite gutyo mu bigaragara, ariko hashingiwe ku mategeko agiye kuyiturukamo, ni ikizabihagarariye kandi nicyo yakwitirirwa. Igiye kuva ku kuba ari kuri minisiteri y'umurimo ihinduke minisiteri yo kuramya ku cyumweru, ariyo minisiteri y'ikimenyetso cy'inyamaswa. Kandi bavuze ko batazihanganira abubahiriza isabato y'umunsi wa karindwi. Twongere twibukiranye ibi ngibi: turi mu muryango w'abantu bafite imyizerere itandukanye. None nimushyiraho amategeko y'ubururu, ariyo mategeko y'icyumweru, then you would have to outlaw sports teams on Saturday in order to accommodate Jews for the Sabbath or Seventh-day Adventists. Ubwo bizatuma mubangamira abasenga ku munsi w'isabato barimo nk'abayahudi n'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. So how do you mbese ibyo murumva muzabihuza mute? We're not obligated to satisfy every group under the sun. Ntabwo dutegetswe gukora ibishimisha buri yobokamana ryose riri munsi y'ijuru. Abo rero ntacyo batubwiye. Aya magambo twagombaga kongera kuyibutswa. Nshuti zanjye, turabwirwa ngo igihe kigiye kuza, uyu ni umwuka w'ubuhanuzi, when men will not only forbid Sunday work. Igihe kigiye kuza ubwo abantu batazabuzanya gukora ku cyumweru gusa, ahubwo bazagerageza no guhatira abantu bose gukora ku isabato. Arakomeza ngo kandi benshi bazasabwa kwihakana isabato, maze bumvira itegeko ryo kwezi cyumweru, nibitaba ibyo bamburwa umudendezo wabo n'ubuzima bwabo. Nshuti zanjye, mbese Jonathan Berry yavuze ngo iki? Yavuze ko azahatira ibikorwa by'ubucuruzi bwose gushyirwa mu yindi minsi 6 y'icyumweru, ariko umunsi wo ku cyumweru dimanche utarimo. Kandi aya magambo yo mu mwuka w'ubuhanuzi avuga ngo iki? Aravuga ngo igihe kigiye kuza ubwo tuzahatirwa gukora ku isabato, duhatirwe kuruhuka ku cyumweru. Mbese twaba dusobanukiwe na bino bika bibiri byo gushyiraho itegeko ry'icyumweru? Twaba tuzi n'uruhare Jonathan Berry agiye gukora? Nababwiye ngo nifuzaga ko uyu munsi waza. Aho umuhanuzi w'Imana yongeye kuvuga ko ibyabaye ku Isiraheli muri Egiputa bizongera kubaho ubwo bahatirwaga gukora ku isabato. Muze gusoma aya magambo yose, mureke dukomeze. Ubu ndashaka kubwira abakobanyi n'abanenganenzi n'abahinyura ubutumwa muri uyu mwanya, baba bavuga ko ari abadivantiste b'umunsi wa karindwi cyangwa se atari bo. Ibyo Jonathan Berry yakomeje kwimakaza ubu byatangiye gushyirwa mu bikorwa na mbere y'uko yemezwa muri uriya mwanya. Ushobora kumbwira uti ibyo bihamye? Mbese mwari muzi ko hari umusenateri wo mu nteko nshinga amategeko yo muri leta ya Utah wakoze ikintu gikomeye? Ibyo ndabigarukaho mu kanya. Abankurikiye uyu mwanya kandi babizi, mureke mbabaza. Mbese niki giherutse kubera muri leta ya Utah cyatumye ivugwaho cyane muri ino minsi? Ababizi nimunsubize. Tugaruke hano. Uwo muntu nababwiraga yitwa Ken Ivory, ahagarariye leta ya Utah mu nteko nshinga amategeko. Mbese muzi icyo ari kwimakaza? Yavuze ko hagomba gukoreshwa ububasha bw'amareta mu guhatira abantu bose kuruka ku cyumweru ku itegeko. Now, this is a congressman. None uyu ni umudepite, ntabwo ari senateri, ari kumwe na guverineri w'iyo leta. Mbese uyobora leta aba ari nde? Aba ari guverineri. And these men are connected to Project 2025. Kandi abo bagabo bose bari muri projet ya 2025. Nababwiye ngo uyu munsi mwe mufunguye amaso yanyu. Nababwiye ko uyu munsi iki ari ikibazo cy'ubugingo cyangwa urupfu. Nababwiye guhamagara uwo mushobora wese, cyangwa mukamwandikira email, cyangwa mukamuha ubutumwa bugufi, mukamugezaho kino cyigisho uyu munsi. None icyo Jonathan Berry yari yaravuze ko azakora ku munsi wa mbere, amaze kugera muri uwo mwanya, cyatangiye gukorwa no mu mareta amwe namwe na mbere y'icyo gihe. Umumaro w'uyu mugabo rero ni ukongerera imbaraga nyinshi gahunda zatangiye gushyirwa mu bikorwa, ni ukwihutisha ibyatangiye gukorwa, akumvikanisha ko bikenewe cyane ndetse ko byihutirwa cyane, kandi ibyo bigakorwa mu mareta yose y'Amerika. Ndetse ubu ngubu byaratangiye. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi mwubahiriza isabato, ibi mubyumve neza,
Your days are numbered. iminsi yanyu irabazwe. Mushobora kuza gusoma ibi byose mwitonze. Mbese aya magambo y'ubururu aciyeho umurongo asoza murayabona? Bavuze ko iryo tegeko ritazaba rigambiriye guhatira abantu bose kuruhuka gusa, ahubwo rigambiriye no kubahatira kuramya. Not my words, it's right there, friends. Ibyo si ibyanjye, ahubwo biri muri ariya magambo asoza y'ubururu. None ubwo bazahatira ibintu byose gufunga ku cyumweru, mbese ubwo ntiharimo n'inganda zikora amarangi n'ibyuma n'amatara n'ibindi byose, barashaka guhuza ikiruhuko no kuramya kw'ikinyoma. Mushobora kuza guhagarika aya magambo mugasoma bino byose. Noneho nimurebe hano mu nteruro zisoza. Amagambo y'umukara avuga ngo ino gahunda y'itegeko ntabwo ivuga yuko hazatanga uburenganzira bwuzuye ku yindi myemerere y'iyobokamana nka Vendredi ku Isilamu cyangwa se Isabato ku Badivantiste b'umunsi wa karindwi n'abandi bafite iyo myizerere. Bakundwa, kino ni ikinyamakuru gikomeye muri Amerika cyabyanditse. And they are highlighting that this is going to bring Seventh-day Adventists. Bavuze neza yuko ibi ngibi bizatuma Abadivantiste b'umunsi wa karindwi bahangana n'amategeko ya leta. Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, iminsi yanyu irabazwe. Nari ntegereje uyu munsi cyane. And here it is. Kandi kino gihe kirageze. Icyo Jonathan Bell ubu ngubu agiye gukora gusa ni ukongerera umurindi uyu muvumba umaze igihe kitari gitoya waratangiye. So why be a scoffer? None ni ukubera iki waba umukobanyi, ni ukubera iki waba uhinyura, ni ukubera iki waba umunenganenzi. Aya magambo yose mushobora kuyahagarika mukaza kuyasoma mwitonze, ariko iri tegeko bashaka gushyiraho muri leta ya Utah ngo ni itegeko ryo kuruhuka ku cyumweru nk'uko byigeze kubaho muri Amerika. Mbese ibyo bisobanuye iki? Biradusubiza mu mwaka w'1888 ubwo amaleta menshi muri Amerika yari yatangiye gushyiraho itegeko ry'icyumweru no guhatira abantu bose kuriruhuka ku gahato, ariko ubu baratubwira yuko bizaba birushijeho gukomera cyane. Kandi Jonathan Bell umugabo ushaka itegeko ry'icyumweru ubu yamaze kwemezwa mu gihe nk'iki ngo abe umwe mu bayobozi w'uyu muvumba w'ikimenyetso cy'inyamaswa. Bimeze nka kwa kundi Esiteri yumvise amagambo ya Moridekayi amubwira ko uriya mwanya yari arimo yawushyizwemo kugira ngo agire umumaro mu gihe nk'iki. Ariko ubu turi kureba ku kinyuranyo. Mbese kubera iki tutavuga ngo Jonathan Bell yagizwe ku mugaragaro umuyobozi uhagarariye Minisiteri y'Umurimo kugira ngo akore uruhare rwe mu gihe nk'iki? On the screen. Turebe hano kuri screen. None bakundwa, tumenye yuko byari byarahanuwe ko abana b'Imana bazashyirwa mu nzu z'imbohe. Now, Sister White is saying it's coming in the future. Ellen White yavugaga yuko ari ibyo mu gihe kizaza, ariko kandi ibyo ngibyo byigeze no kubaho mu gihe cyashize. Igihe amategeko y'icyumweru yatangazwaga bwa mbere, hari abitondera isabato y'ukuri bashyizwe mu nzu z'imbohe. Ibihamya biri aha ngaha, mushobora kuza kubisoma mwitonze. Ubu ndi kubereka amateka n'uburyo amateka agomba kongera kwisubiramo. Tugiye gusoma kino gihamya gitangaje cy'ibyari biri kubaho mu gihe cyashize. Haranditse ngo when a white man, watch now, when a man, white or black, igihe umuntu umwera cyangwa umwirabura atawe muri yombi kubwo kwica itegeko ry'icyumweru, arakomeza ngo icyo gihe abashyizweho adafite kirengera n'imwe mu buryo bukomeye, ateshwa agaciro, kandi birasobanutse neza ko nta byiringiro aba afite byo kubona ubutabera buzima. Arakomeza ngo inshuro nyinshi y'abubahiriza isabato bo muri leta z'amajyepfo y'Amerika batawe muri yombi kubwo gukora ku cyumweru bashyirwa muri gereza aho bahatirwa gukora ku isabato. Ariko muri kino gihe ni ikihe kintu gitandukanyije cyane Abadivantiste b'umunsi wa karindwi? Ni irondaruhu. Nshuti zanjye, mbafitiye amakuru mashya ko igihe itegeko ry'icyumweru rizashyirwamo agahato ntabwo bazita ku ruhu rw'umuntu, niba ari umuzungu cyangwa umwirabura. Itegeko rizaba rireba abantu bose. Niko biri mu Byahishuwe igice cya 13 umurongo wa 16 na 17. Kwizatera bose aboroheje n'abakomeye, abatunzi n'abakene, imbata n'ab'umudendezo, shatse nakongeraho ngo abazungu n'abirabura. Mbese turi kumwe? Gushyirwa mu minyururu bigiye kugaruka. Kandi ubu tugiye kugera mu gika cya kangahe ubwo Jonathan Bell yamaze gushyirwa mu mwanya we. Ubu turi muri cya gice cya mbere cyangwa se cya gika cya mbere, aho amaleta ubwayo ari mu mugambi wo kubanza kongera gushyiraho amategeko y'icyumweru. Badivantiste b'umunsi wa karindwi, abirabura cyangwa abazungu, iminsi yanyu irabazwe. Nshuti zanjye, none hano tugeze, tugiye kugenda intambwe ku yindi. Muri kano gace tugezemo, tugiye guhuza ibya Jonathan Bell n'iby'umusenateri witwaga Henry Breyer.
Henry Blair. Uwo musenateri witwa Henry Blair niwe washakaga ko itegeko ry'icyumweru rishyirwaho mu 1888 ndetse niwe wari uyoboye uwo muvumba. Nk'uko muri kino gihe cyacu uriya mugabo Jonathan Berry ayoboye umuvumba w'itegeko ry'icyumweru akifuza ko rishyirwaho agahato na leta bihereye no mu mareta ubwayo. Nimurebe hano muri kano gace tugezemo ngiye kubereka uko abadivantiste b'umunsi wa karindwi biswa abateza amakuba as people that would destroy America. Banitwa abantu bashaka kurimbura Amerika kuko bari banze kubahiriza umunsi wo ku cyumweru. Wambaza uti ibyo byabayeho? Igisubizo ni yego, ngiye kubibereka. Aya ni amagambo yerekeranye n'ibya wa musenateri Blair wo mu 1888. Yari yavuze ko yazaniye iryo tegeko ry'icyumweru ngo agirire neza abakozi bose abahesha ikiruhuko. Birangira avuze ko abataremeraga itegeko rye bari nk'abanzi b'igihugu n'abantu. Nimurebe hano. This is the Washington Post now. Watch this. Aya ni amagambo ya Washington Post. Aravuga ngo hagati y'umwaka w'1830 n'1890 amaleta atandukanye muri Amerika yashyizeho amategeko y'icyumweru, ariyo mategeko bari bise amategeko y'ubururu. Ayo mategeko yabuzanyaga imirimo yose irimo yo kwinezeza, iyo guhaha n'ibindi bikorwa bitandukanye. Barakomeza ngo abari bashyigikiye ayo mategeko babonaga icyumweru nk'isabato y'ukuri. Ku badivantiste isabato itangira kwa gatandatu izuba rirenze, vendredi, ikarangira kwa karindwi izuba rirenze. Mu gihe cy'intambara y'abaturage, umuryango witwaga National Reform Movement wavugaga ko ugambiriye kuvugurura igihugu, watangiye kuvuga yuko leta zo mu majyaruguru zitwaga Union zari zirimo ziratsindwa intambara kubera ko abaturage bazo batari bashikamye cyane mu by'iyobokamana. Barakomeza ngo icyo gihe bakoranye umwete mwinshi bakwirakwiza amategeko y'icyumweru mu bice bitandukanye by'igihugu. My friends, right there, nshuti zanjye tugeze hano ishobora kuba mpagazeho gato. That means before the Sunday law was being pushed in Congress. Ibi bisobanuye ko mbere y'uko itegeko ry'icyumweru rigezwa mu nteko nshingamategeko bikozwe na senateri Blair, ni iki cyari kiri kuba muri Amerika? Ni intambara y'abaturage. None ubwo itegeko ry'icyumweru nirigaruka, mbese rizasanga mu baturage ari kubiki? Rizasanga ari kuba intambara n'umuvurungano. Nshuti zanjye hano niho turi. SDAs, your days are numbered. Badivantiste b'umunsi wa karindwi iminsi yanyu irabazwe. Bavandimwe munyihanganire, nibagiye kureba ku bisubizo mwatanze. Nari nabajije ngo mbese niki cyatumye leta ya Utah iri kuvugwaho cyane ubu ngubu? The assassination of Charlie Kirk. Ni urupfu rw'wa mugabo Charlie Kirk yiciwe muri iyo leta. Dukomeze hano. Next paragraph. And before this period was over. Barakomeza ngo mbere y'uko icyo gihe kirangira, umubare munini w'abadivantiste, particularly those living in the upper south, cyane cyane ababaga mu majyepfo ya ruguru, bahuye n'ibirego by'uko ari abanyabyaha mu butabera kuko bageragezaga gukora cyangwa kujya mu bindi bikorwa bitandukanye ku munsi wo ku cyumweru. Mu 1888 umudepite witwa Henry Blair wo muri New Hampshire yagerageje gushaka ko itegeko ry'icyumweru ritorwa mu gihugu hose. Amagambo y'ubururu arakomeza ngo ariko iryo tegeko ryaratsinzwe bitewe n'amatsinda y'abiyunze cyane arirwanya yabande Seventh Day Adventists. Y'abadivantiste b'umunsi wa karindwi. So that simply means they know who we are. Ibi bisobanuye yuko basobanukiwe abo turi bo. None ni bande bazibasira cyane nibongera kugarura aya mategeko y'icyumweru? Ni twebwe. Dukomeze hano. Watch carefully. But at the state level, barakomeje ngo ariko ku rwego rw'amareta ibirego byaregwaga abadivantiste b'umunsi wa karindwi byerekeranye n'imyitwarire yabo mu bandi hamwe n'imico yabo n'ibyavugwaga ku isabato yo ku munsi wa karindwi byagize uruhare mu gutuma abanyamerika benshi bizera ko abadivantiste b'umunsi wa karindwi atari abakristo cyangwa bakizera ko ari abagize agace k'intagondwa. Amagambo y'umutuku asoza aravuga ngo benshi bizeye kandi batangariza mu ruhame yuko abadivantiste bageragezaga kurimbura isabato yo ku munsi w'icyumweru dimanche kandi ko kubw'ibyo bari bafite umugambi wo kurimbura Amerika. Bakundwa, mbere yuko ngira n'icyo mvuga ndagira ngo mbanze mbereke aya magambo ari mu ntambara ikomeye paje 592. Aravuga ngo abakomeza isabato yo muri Bibiliya bazaregwa ko aho ni mu hazaza, bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda, ko babangamiye imibereho myiza ya rubanda, bakaba bari guteza kwangirika n'imivurungano, bakaba ari bo batuma Imana igiye gucira isi hiteka. So what will they call seventh-day Sabbath keepers? None ubwo abitondera isabato y'Uwiteka bazitwa baki? Ubwo ni ibyihebe, bazitwa abangiza igihugu bagambiriye no kukirimbura.
Mbese mu myaka y'igihumbi kimwe magana inani na mirongo inani bise ngo cy'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi, tubonye ko babise ibyihebe n'abari kurimbura igihugu. Ibi noneho ni mu birebe. Mu cyigisho kimwe mu bihe bishize, twabonye ko bavuze muri Amerika ko abitondera isabato y'ukuri bameze nk'ababandi bateje imyigaragambyo ku nteko nshingamategeko y'Amerika, banabagereranya n'iyindi miryango y'ibyihe bitandukanye. Banatugereranyije n'umuryango witwa Antifa. Now it makes sense. Ubu noneho birumvikana. Nahoze ntegereje igihe nk'iki ngiki. How long will you be a scoffer? Mbese uzaba umukobanyi kugeza ryari? Urifuza kumara igihe kingana iki uri umunenganeza? Urifuza kumara igihe kingana iki ukobana? None nimwite kuri aya magambo. This statement on the screen from the Washington Post. Ibi tumaze gusoma ni ibyanditswe na The Washington Post. Batubwiraga ibyabayeho mu 1888. Aya magambo tumaze gusoma, Ellen White yanditse mu 1911. And she didn't say, kandi ntabwo yigeze avuga ngo abubahiriza isabato yo muri Bibiliya barezwe ko oya. She says will. Ahubwo yaravuze ngo bazaregwa ko ari abanzi b'amategeko na gahunda. Mbese bino birasobanutse. Atubwiye ko ibyabayeho mu gihe cye bizongera kwisubiramo mu gihe cy'imperuka. What did they label Christ? Mbese Yesu Kristo we bamwise ngo iki? Muri Luka igice cya 23 umurongo wa 1 kugeza kwa 3, Yesu Kristo nawe bamwise ikihebe, nushaka guteza imivurungano, n'uteza amakuba yose yo muri Isiraheli. Bamwise ugandisha abaturage. One who was trying to overthrow the government. Bavuze ko yifuzaga guhirika ubutegetsi. Mbese riya bamwise ngo iki? Mu gitabo cya mbere cy'abami mu gice cya 18 bamwise wateje umuruho muri Isiraheli. Mbese Pawulo we bamwise ngo iki? Bamwise umuyobozi w'itsinda ry'ibyihebe, bamwita n'uwigometse. Ibyo kandi nitwe bizi. Kandi uriya mugabo Jonathan Berry yashyizwe mu mwanya we mu gihe nk'iki ngiki. Nari ntegereje uyu munsi. Ubwo nari maze guhuza iby'uyu Jonathan Berry ndetse n'ibya Senateri Breyer, ko bose bari bahuriye ku itegeko ry'icyumweru. Mbese mwari muzi yuko mu gihe cy'uriya musenateri Breyer wifuzaga gushyiraho itegeko ry'icyumweru muri uriya mwaka, yabikoze mu gihe kidasanzwe? Mbese muzi wari papa icyo gihe? Uwari papa muri uwo mwaka ni Papa Leo wa 13. Ibyo mubitekerezeho cyane. Ushobora kumbaza ngo none ndi kwerekeza he? Uyu mugabo Jonathan Berry nawe arimo arakora ibisa n'ibyo ngibyo, ibisa n'ibyo Senateri Breyer yakoraga. Kandi Papa Leo kino gihe ninde? Pope Leo the 14th. Ni Papa Leo wa 14. Mbese ibi biri kubaho biyobowe nande? Mushobora kubibona hano birahari. Pope Leo the 13th. Papa Leo wa 13 niwe wayoboraga mu gihe amategeko y'icyumweru yazaga muri Amerika bwa mbere. None Papa Leo kino gihe ni Leo wa 14 mu gihe bari mu mugambi wo kugarura amategeko y'icyumweru. Nshuti zanjye, wongezaho ngomba kubabwira nti iki ni igihe cyo gushyira mu bikorwa umucyo wose Imana yaduhaye. Ngeze mu gace ka nyuma mbere y'uko dusoza kino cyigisho. Dutangira kwigana ababajije ngo mbese ni ibihe bika bibiri bigize igikorwa cyo gushyiraho itegeko ry'icyumweru? Nabibukije yuko mutagomba kunsubiza iby'igihe kigufi cy'umubabaro ndetse n'igihe cy'umubabaro ukomeye. Mureke noneho mbasubize. Igika cya mbere cyo gushyiraho itegeko ry'icyumweru kigizwe no kubanza kureka amaleta yo muri Amerika ubwayo akagarura aya mategeko ubwayo, akanayashyiramo n'agahato kuva muri leta ku yindi. Icyo ni igika cya mbere. Igika cya kabiri ni uguhindura iryo tegeko ry'igihugu cyose rikanahinduka iry'isi yose, ari nako rizana akarengane ku bubahiriza isabato y'ukuri. Icyo ni cyo gika cya kabiri. None birashoboka cyane yuko uriya mugabo Jonathan Berry atitaye cyane kuri icyo gika cya kabiri ubu ngubu, akaba yitaye kuri icyo gika cya mbere gusa, aho ashaka ko leta ku yindi ishyira mu bikorwa amategeko y'icyumweru ku gahato, agahatira inganda n'abandi batandukanye gushyira mu bikorwa gahunda zabo nk'uko babiteguye. Birashoboka cyane ko atitaye ubu ngubu ku gukwirakwiza iryo tegeko ahantu hose, ndetse ko adashyize imbere ubu ngubu kurenganya abubahiriza isabato y'ukuri. None icyo mvuga ni iki ngiki. Uyu mugabo Jonathan Berry ntabwo ari we wenyine uri mu mugambi wo gushyiraho itegeko ry'icyumweru. Ushobora kumbwira ngo ibyo ntibyumvikana. Yego, ubu hari amakuru menshi yavuzwe kuri Jonathan Berry
kandi tutitonze twakwisanga turi kwigisha inyigisho z'ibinyoma. Itegeko ry'icyumweru ari ryo kimenyetso cy'inyamaswa. Ibi ngibi mubyumve neza, kuko ni amakuru mashya ku bantu bamwe na bamwe ndetse ku bantu benshi. Ukurikije Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 14, itegeko ry'icyumweru ntabwo rizanwa n'umuntu umwe. Ibi mubyumve neza. Itegeko ry'icyumweru ntabwo rituruka ku muntu umwe. Mu gika cya kabiri cyo gushyiraho itegeko ry'icyumweru, aribyo bizasohoza ubuhanuzi bwo mu Byahishuwe igice cya 13, ni igikorwa gikorwa n'abaturage bisabira iryo tegeko. Ubwo rero icyo Jonathan Bell ari gukora gusa ni ugufungura amarembo. Ariko mu gika cya kabiri, abaturage ubwabo nibo bisabira itegeko ry'icyumweru nk'itegeko ry'igihugu cyose. Niba ibyo mvuze byumvikana kandi bishingiye ku byanditswe byera, wandike uti birashimangiwe. Hari amakuru menshi ari kuvuga ubu ngubu, ariko akwiye guhabwa ubusobanuro buzima. Buri wese nasubire mu Byahishuwe igice cya 13. Ndifuza ko duhera ku murongo wa 13 kugeza ku wa 15, kandi mube mufite n'aho mwandika. Ubu tugiye gusoza ari ishuri rya Bibiliya. Iyo biba byiza nawe kuba mfite inzogera, nkabibutsa yuko tugeze mu ishuri. Ku murongo wa 13 tubona umuriro umanuka uvuye mu ijuru mu maso y'abantu. Kandi uwo muriro Bibiliya itubwira yuko ari umuriro uyobya. Kandi uwo muriro utuma abantu, nk'uko biri ku murongo wa 14, uwo muriro utuma abantu barema igishushanyo cy'inyamaswa, ariyo shusho y'inyamaswa. Ubwo rero umuriro umanuka uturutse mu ijuru, ugatera abantu kurema igishushanyo cy'inyamaswa. Uguhuza itorero na leta mu buryo bwuzuye niko kuremwa kw'igishushanyo cy'inyamaswa. Mu ntambara ikomeye ni uko handitse. Mureke dukomeze. Noneho ku murongo wa 15 w'Ibyahishuwe 13 aravuga ngo ikoresha ububasha bwayo iha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka, kugira ngo icyo gishushanyo cy'inyamaswa kivuge, kandi kuvuga bishingira ku itegeko, kivuge kandi cyicishe abatakiramya bose. Icyo ni igika cya kabiri. Ni igihe abaturage ari bo babyisabira. None inshuti zanjye, mbese uwo muriro wo mu Byahishuwe usobanura iki? Abadukurikiye uyu mwanya nimutubwire. Uriya muriro uvugwa mu Byahishuwe usobanura iki? Twabwiwe ko uyu ari umuriro uyobya kandi ugatera abantu bose kuramya mu buryo bw'ikinyoma. Buri wese ibi nabyandike neza. Uriya muriro umanuka uvuye mu ijuru utera abantu bose kuramya mu buryo bw'ikinyoma. Mbese uriya muriro usobanuye iki? Mbese niba utarabimenya, ni gute wakwigisha ubutumwa bwiza bw'iteka ryose? Nimwumve iki ngiki. Tugomba kugereranya ibyanditswe byera n'ibindi ku ngingo imwe. None ni hehe handi muri Bibiliya tubona umuriro umanuka uvuye mu ijuru, kandi ibyo bikabaho mu gikorwa cyo kuramya? Iryo somo riboneka hehe? Iryo somo riboneka mu gitabo cya Yobu. Mwandike Yobu igice cya mbere ku murongo wa 9 kugeza ku wa 11. Imana na Satani bagiranye ikiganiro, maze Satani abwira Imana ati, impamvu iyo bakuramya ni uko wamuhaye umugisha. Ariko nukuraho iriya migisha wamuhaye, iyo bazarekera kukuramya, kandi azakwihakana kuvume. Mbese Imana yamusubije ngo iki? Yaramubwiye iti, ngiye kumukuraho uburinzi bwanjye, noneho mukugabiza umukoresha uko ushaka, ariko icyo nkimye ni ubugingo bwe. Ku murongo 16, mbese Satani yakoze iki? Yamanuye umuriro uvuye mu ijuru. Mbese murabibona? Maze abagaragu ba Yobu baraza baramubwira bati, Imana irekuye umuriro uvuye mu ijuru urimbura ibintu byawe. Ubwo rero uwo muriro wazanye kurimbuka. Abagaragu ba Yobu basaga n'abatazi inkomoko y'uwo muriro. Imana ntabwo ari yo yari yawohereje, ahubwo wari waturutse kuri Satani. Ku murongo wa 20 aravuga ngo Yobu yarakomeje aramya Imana yo mu ijuru. Ntabwo yigeze akora icyaha cyangwa se ngo ibyo wabiherereze ku Mana.
The fire. uwo muriro rero ushushanya kurimbuka. Ibi noneho mubyumve neza. That means it's destruction. Ibyo bisobanuye ko kurimbuka gukomeye n'ibyago bikomeye cyane bigomba kubanza kubaho, nuko bigatera abaturage To say we want Sunday worship by law. kuvuga ko bifuza itegeko ry'icyumweru muri Amerika no mu isi yose kugira ngo Imana yongere gutanga umugisha kandi itabara isi. Icyo nicyo gika cya kabiri cy'itegeko ry'icyumweru. Murebe hano mu gitabo Intambara Ikomeye, Page 579. paje 579, haranditse ngo hazavugwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Ku bw'ibyo icyo cyaha cyateje ibihano biturutse ku Mana. Barakomeza ngo ayo mateka azisubiramo kandi byatangiye kubwirwa abantu, ndetse umuvumba ugambiriye gutuma itegeko ry'icyumweru ryubahirizwa umaze gufata intera. Aya magambo muyazirikane kuko ari mu gitabo Intambara Ikomeye. And she mentioned judgment. Kandi avuze ko ibyago bizagera ku bantu yaba muri Amerika no mu isi yose, maze byitirirwa ibihano biturutse ku Mana. None kimwe mu bihano bya kera byatumye itegeko ry'icyumweru ryemerwa byari ibihe? Mu gitabo Intambara Ikomeye havuga yuko ari imirabyo n'inkuba n'ibindi biza bitandukanye byatumye papa ndetse n'amaleta y'ibihugu bavuga ngo ubwo iyo mirabyo yibasiye abantu bari gukora ku cyumweru ni igihamya cy'uko ibyo Imana itabyishimiye, bityo ko bagomba guhagarika imirimo yose ku cyumweru. And then the Pope and statesmen. Kandi papa n'abategetsi b'ibihugu bahatiye abantu bose kuramya kuri uwo munsi. Bavuga yuko nibagenza batyo Imana izongera guha umugisha igihugu. Hold on. Does lightning bring fire? Mbese imirabyo izana umuriro? Ni ukubera icyo abantu benshi bari kubaka inzu bazishyiraho umurinda nkuba? Ikibazo ni ikihe? Ni uko iyo umurinda nkuba utari ku nzu, ni uko imirabyo n'inkuba bigakubita, iyo mirabyo ishobora gukubita iyo nzu igateza inkongi y'umuriro. Ubwo rero imirabyo n'umuriro birajyana. Mbese turi kumwe? Ku musozi wa Sinayi, nk'uko biri mu Kuva igice cya 19 n'icya 20, haranditse ngo igihe imirabyo n'inkuba byakubitaga, umwotsi wagaragaye kuri uwo musozi, bisobanuye ko imirabyo izana umuriro. Page 590 of Great Controversy. Intambara Ikomeye, paje 590, Ellen White yavuze yuko ibyago bitandukanye byo mu isi bizabigiramo uruhare rukomeye cyane. Haranditse ngo hazatangazwa ko abantu bagomeye Imana bica isabato yo ku munsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Ku bw'ibyo icyo cyaha cyateje ibyorezo n'ibindi byago bitandukanye bikazahagarara ari uko umunsi w'icyumweru umaze guhatirwa abantu bose, kandi ko bakomeza gushyigikira itegeko rya kane baba batesheje umunsi wo ku cyumweru icyubahiro cyawo, kandi ngo bazaregwa ko ari abaki. Amagambo y'ubururu aravuga ngo bazaregwa ko aribo bateza ibyago biri mu bantu, kandi ko bari kubuza igihugu kubona umugisha w'Imana ndetse bakadindiza ubukungu bwacyo. Nshuti zanjye, nari ntegereje igihe nk'iki ngiki. Harakomeza ngo uko niko bareze Eliya bagerageza kumwica, bamurega ko ariwe wateje ibyago muri Isiraheli, uko niko bazagenza ubwoko bw'Imana. None nshuti zanjye, mureke dukore inshamake. Ubwo uriya mugabo Jonathan Berry amaze kwemezwa, yatubwiye neza misiyo ye iyo ari yo, kandi abiga ubuhanuzi bwa Bibiliya. Mbese niki tugomba kwitega mbere y'uko iri tegeko rihinduka iry'isi yose? Maze kubibabwira, ni umuriro, ni ibyago bitandukanye bizibasira abantu. Ibi nibimara kubaho, abaturage bazisabira itegeko ry'icyumweru. Bazasaba ko ritangazwa mu gihugu hose, maze ritangazwe no mu isi hose. Ntimwange amaso gahunda z'imihindagurikire y'ikirere gusa. Mbese turi kumwe nshuti? Ndifuza ko mwese muzirikana no masomo. Mwandike Luka igice cya 9 kuva ku murongo wa 49 kugeza kwa 55. Uru ni urugero cyangwa se bizongera kwisubiramo nk'uko biri mu Byahishuwe igice cya 13 kuva ku murongo wa 13 kugeza kwa 15. Aho mbabwiye aravuga ngo hari abantu banze Yesu Kristo, batashakaga kumwubaha no kumwakira no kumuramya no kumwumvira, maze abigishwa barabibona. Kandi n'icyo basabye Yesu Kristo, baramubwiye bati, Databuja, mbese dutegeke umuriro uturutse mu ijuru umanuka urimbure bano bantu nk'uko Eliya yabigenje? Bamubwira ko impamvu ari uko batamwemeye. Mbese icyo Yesu yakoze ni iki? Yarabacyashye, arababwira ati, mbese ntimuzi umwuka ubakoresha uwo ari wo? Mu Byahishuwe 13 rero, umuriro umanuka uvuye mu ijuru ukayobya. Mbese murabyumva?
to go back to the book of Job. nanone ndifuza ko dusubira mu gitabo cya Now Yobu. I'm going to bring you back to Matthew 24. Turasoreza no muri Matayo igice cya 24. In Job chapter 1, Muri Yobu igice cya mbere, Satani ntabwo yamanuye umuriro gusa uvuye mu ijuru, in the context of leading Job to false worship, agambiriye kugira ngo Yobu aramye mu buryo bw'ikinyoma aramye Satani, in verse, ahubwo Bibiliya ivuga uhereye ku murongo wa 15 kugeza ku wa 19, Satan brought war on Job's servants. ko Satani yateje intambara ku bagaragu ba Yobu, ateza na wa muriro nababwiraga. Icyo ni icya kabiri, kandi haranditse ngo yatumye n'ubwami butatu butera umuryango wa Yobu icyarimwe. Icya kane yamuteje n'umuyaga urimbura inzu y'abana ba Yobu. What? War. Ubwo turumva intambara, umuyaga, mbese murabyumva? And in Job chapter 2, Kandi muri Yobu igice cya kabiri umurongo wa 4 kugeza ku wa 10 tubona Satani akora ku mubiri wa Yobu, with leprosy. amuteza ibibembe. Ubwo ni icyorezo. And what was the context? Kandi impamvu yari iyihe? Yagira ngo Yobu aramye mu buryo bw'ikinyoma. Musubire muri Matayo igice cya 24 uhereye ku murongo wa 7 havuga iby'intambara, iby'inzara, ibyorezo n'imitingito, kandi ngo bigomba kuba hatandukanye mu isi. Ku murongo wa 8 aravuga ngo All these. ibyo byose bizaba ari itangiriro ry'umubabaro. Ku murongo wa 9 haranditse ngo Then shall they ubwo nibwo deliver. bazabagambanira kugira ngo mubabazwe, They shall kill you. kandi bazabica. Ubwo ni ubwoko bw'Imana buvugwa. None ubwo niki kigomba kubanziriza akarengane ku bwoko bw'Imana bwitondera isabato yayo? They will kill God's people for his name. Ubwoko And where bw'Imana must God's buzishwa buhowe izina name be ry'Imana, placed? kandi izina ry'Imana rishyirwa he? Rishyirwa mu ruhanga. What is God's name? Kandi rimwe mu mazina y'Imana ni irihe? Ni Abba, bisobanuye data, nk'uko biri mu gitabo cy'Abagalati. Iryo jambo risobanuye data. What Mbese word n'irihe jambo riri Abba hagati? is in the Ni ijambo middle of ryitwa Sabbath? isabato, Sabbath. Abba. Hagati In the harimo middle of ijambo Abba. Sabbath. None niki cyongera kubanziriza akarengane ku bwoko bw'Imana, nk'uko tubibonye muri Matayo igice cya 24 umurongo wa 9. It's verse 7 of Matthew Bibanzirizwa n'ibiri ku murongo wa 24, just as in 7, Job ari byo chapter byago 1. n'amakuba atandukanye, nk'uko biri muri Yobu igice cya mbere no mu Byahishuwe igice cya 13. Ibi byose birahuye cyane. Do you know why they put Christ on the cross? Mbese muzi impamvu babambye Yesu Kristo? Iri somo buri wese naryandike. Muri Yohana igice cya 5 ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 18 baravuze ngo We must kill Jesus. tugomba kwica because Yesu he kuko yica breaks the isabato. Sabbath. Mbese ibi mwarabibonye? John chapter 11. Muri Yohana igice cya 11 kuva ku murongo wa 47 kugeza ku wa 53, The church and itorero na leta byarihuje biravuga biti, if we don't kill Jesus, nitutica Yesu Kristo tuzabura urusengero rwacu n'igihugu cyacu. Baravuze bati byiza nuko umuntu umwe yapfa kuruta ko ishyanga ryose ryarimbuka. Yesu Kristo yiswe uwatuma igihugu cyose kirimbuka. Mbese ubwoko bw'Imana twabonye ko bwiswe ngo iki? Mu 1888 biswe ko ari ibyihebe bishaka kurimbura Amerika, kuko bangaga agahato ko kuruka ku cyumweru. I was waiting for this day, my friends. Nari ntegereje uyu munsi bene data, kandi noneho wageze. I'm going to close now. Ubu ngiye gusoreza hano, ndetse bimusigare mubitekerezaho cyane. Mbese niki dukwiye kuba turi gukora ubu ngubu nk'ubwoko bw'Imana, ubwo uriya mugabo yamaze kwemezwa na Sena y'Amerika? Musigare mubitekerezaho, Imana ibahe umugisha.